Yezu Kristo akuzwe bavandimwe, ni ka kanya ko gusoma ijambo ry'Imana, turakomeza gusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, tukaba tugeze ku mutwe wa 11, turasoma tugeze ku mutwe wa 13. Samweli atsinda Abahamoni. Nahashi w'Umuhamoni arazamuka atera Yabeshi y'i Giligadi. Ab'i Yabeshi bose baramubwira bati tugirane nawe isezerano maze tuzagukorere. Nahashi w'Umuhamoni arabasubiza ati ndemera ko tugirana isezerano, buri wese muri mwe niyemera ko munoboramo ijisho ry'iburyo maze ngakoza isoni Isiraheli yose. Abakuru ba Yabeshi baramubwira bati tugusabye iminsi 7 twohereze intumwa mu gihugu cyose cya Isiraheli, niharamuka habuze uwadutabara tuzakuyoboka. Nuko izo ntumwa zigera i Gibeya aho Sawuli yari atuye, zibasubirira muri ayo magambo. Nuko rubanda ngo babyumve baraturika bararira. Ako kanya Sawuli aza akurikiye ibimasa bye abivanye mu murima, arabaza ati aba bantu bararizwa n'iki? Bamutekerereza iby'abo bantu b'i Yabeshi bari bamaze kubabwira. Sawuli ngo yumve ayo magambo, umwuka w'Uhoraho umwuzuramo, maze afatwa n'uburakari bwinshi. Afata ibimasa 2 abitemamo ibice, abiha izo ntumwa ngo zibijyane mu gihugu cyose cya Isiraheli, zigenda zivuga ziti utazatabarana na Sawuli na Samweli, dore ko ibimasa bye bizagenzwa. Nuko Uhoraho abahindisha umushyitsi, bagira ubwoba, bahagurukira icyarimwe. Bateranira i Bezeki. Sawuli arabitegereza, asanga Abayisiraheli ari 300,000, naho Abayuda ari 30,000. Nuko babwira za ntumwa bati mubwire abantu b'i Yabeshi ya Gilihadi muti ejo ku manywa y'ihangu muzatabarwa. Intumwa ziraza zibimenyesha ab'i Yabeshi, nuko birabanezereza cyane. Ab'i Yabeshi babwira Abahamoni bati kuva ejo tuzabayoboka maze muzadukoresha icyo mushaka. Nuko bukeye bwaho Sawuli agabanya abantu mo amatsinda 3, binjira mu ngando butari bwacya, bica Abahamoni kugeza ku manywa y'ihangu. Abacitse ku icumu baratatana, ntibongera guhura ukundi. Rubanda babwira Sawuli bati ni bande bavuze ngo harya Sawuli niwe uzadutegeka? Tugabiza abo bantu maze tubice. Ariko Sawuli arababwira ati nta muntu uri bwicwe kuri uyu munsi, kuko uyu munsi Uhoraho yatabaruye Isiraheli. Samweli abwira rubanda ati nimuze tujye i Giligari maze tuvugurure ubwami. Bose bajya i Giligari, bimikira Sawuli imbere y'Uhoraho, bahaturira ibitambo by'ubuhoro, maze Sawuli n'Abayisiraheli bose bahagirira ibirori bikomeye. Samweli asezera ku Bayisiraheli. Samweli abwira Abayisiraheli bose ati dore numvise ibyo mwambwiye byose, maze mbimikira umwami ngo abategeke. None rero nguyu umwami uzabajya imbere. Jye dore ndashaje, maze kumera imvi, n'abahungu banjye muri kumwe. Muzi ko nabagendaga imbere guhera mu buto bwanjye kugera uyu munsi. Ngaha ndi hano, nimunshinje imbere y'Uhoraho n'imbere y'uwo yasize. Ninde naba naranyaze ikimasa cye cyangwa indogobe ye? Ninde nariganyije cyangwa nakandamije? Ninde naba narahatiye kumpa ibiguzi ngo mbonereho kwirengagiza ibibi yakoze? Nihagira uboneka nzabimuriha. Baramusubiza bati ntacyo waturiganyijeho, ntawe wakandamije, ndetse nta n'uwo wahatiye kuguha ibiguzi. Arababwira ati Uhoraho n'uwo yiyimikiye nibo bagabo bo guhamya ko nta kibi mwambonyeho uyu munsi. Baravuga bati koko Uhoraho niwe muhamya. Nuko Samweli abwira rubanda ati Uhoraho ubwe wakoresheje Musa na Aroni maze akavana abasokuruza banyu mu gihugu cya Misiri, niwe ubihamya. None rero nimuhaguruke
mbasubirire mu bikorwa by'ubudahemuka Uhoraho yujurije imbere yanyu n'imbere y'abasokuruza banyu. Ubwo Yakobo yageraga mu Misiri, Abanyamisiri barabatoteje. Nibwo abasokuruza banyu batakambiye Uhoraho, aboherereza Musa na Aroni, bavana abasokuruza banyu mu Misiri, babatuza muri iki gihugu. Ariko baje kwibagirwa Uhoraho Imana yabo, abagabiza Sisera umugaba w'ingabo za Hasori, Abafilisiti n'umwami w'i Mowabu, nuko babateza intambara. Bukeye batakambira Uhoraho, bavuga bati, twaracumuye kuko twaretse Uhoraho, tukayoboka imana z'abanyamahanga, arizo za Behali na za Ashitaroti. None rero, udukize ibiganza by'abanzi bacu, maze tugukorere. Nuko Uhoraho aboherereza Yerubehali, Baraki, Yefute na Samweli, abakiza abanzi banyu impande zose, mutura mu gihugu cyanyu mu mahoro. Ariko aho muboneye Nahashi umwami w'Abahamoni abateye, murambwira muti, reka da, nihabeho umwami azatuyobore. Nyamara Uhoraho Imana yanyu niwe mwami wanyu. None rero nguyu umwami mwihitiyemo kandi mwisabiye, dore Uhoraho abahaye umwami. Nimutinya Uhoraho mukamukorera, mukumva ijwi rye, mugakurikiza amategeko ye, mwebwe n'umwami wanyu, muzakomeza mutyo gukurikira Uhoraho Imana yanyu. Ariko nimutumva ijwi ry'Uhoraho, ntimukurikize amategeko ye, ikiganza cy'Uhoraho kizabahana, nk'uko cyagenjereje abasokuruza banyu. Ikindi kandi, nimugume hano murebe ikintu gikomeye Uhoraho agiye gukorera mu maso yanyu. Mbese ubu si igihe cy'isarura ry'ingano? Ngiye gusaba Uhoraho ahindishe inkuba, agushe imvura, maze mumenyereho ko ububi bwanyu bwabaye bwinshi imbere y'Uhoraho, ubwo mwasabaga umwami. Samweli asaba Uhoraho, ahindisha inkuba, agusha imvura, nuko uwo munsi rubanda batinya Uhoraho na Samweli. Rubanda babwira Samweli bati, twingingira Uhoraho Imana yawe, twoye gupfa, kuko ku byaha byacu twongereho icyo kwisabira umwami. Samweli arababwira ati, mwitinya. Koko ibyo bibi byose ni mwe mwabikoze, nyamara ntimukitarure Uhoraho, ahubwo nimumukorere n'umutima wanyu wose. Ntimukamujye kure, kuko byaba ari ugukurikira ibigirwamana bitagira umumaro, kandi bitagira icyo byabakiza, kubera ko nabyo ubwabyo ari ubusa. Koko rero, Uhoraho ntazatererana abantu be kubera izina rye rikomeye, kuko yagambiriye kubagira umuryango we. Naho kubinyerekeyeho, ntibikabeho ko ncumura kuri Uhoraho, nkarorera kubasabira. Nzabayobora inzira nziza kandi itunganye. Nyamara mujye mutinya Uhoraho, kandi mumukorere n'umutima wanyu wose, murebe ibyiza bikomeye yabagiriye. Ariko nimukomeza gucumura, muzarimbuka hamwe n'umwami wanyu. Sawuli atera Abafilisiti. Sawuli yari afite imyaka ubwo yimye ingoma. Yategetse Isiraheli imyaka. Bukeye yitoranyiriza abantu 3,000 muri Isiraheli. 2,000 bari kumwe nawe i Mikimasi no ku musozi wa Beteli, abandi 1,000 bari kumwe na Yonatani i Gibeya yo kwa Benyamini. Naho rubanda basigaye arabasezerera, buri muntu ataha iwe. Yonatani atsinda umwe mu batwara bategekera Abafilisiti wari utuye i Gibeya, nuko Abafilisiti barabimenya. Hanyuma Sawuli ategeka ko bavuza ihembe mu gihugu cyose, agira ati, Abahebureyi babyumve. Isiraheli yose yumva ko Sawuli yatsinze umutware w'Abafilisiti, kandi ko Abafilisiti barakariye cyane Isiraheli. Nuko rubanda rwose barakorana, bakurikira Sawuli i Giligali. Abafilisiti nabo barakorana ngo barwanye Isiraheli. Bari bafite amagare 30,000, abanyamafarasi 6,000, n'igitero cy'abantu benshi bangana n'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja.
barazamuka ngo bace ingando i Mikimasi mu burasirazuba bwa Betaveni. Abayisiraheli babonye ko bari mu kaga k'Abafilisiti bari babasatiriye, bihisha mu buvumo, mu myobo, mu bitare, mu bisimu no mu mariba. Ndetse bamwe bambuka Yorodani kugira ngo bahungire mu gihugu cya Gadi n'icya Gilihadi. Sawuli arakaza Samweli. Naho Sawuli yari akiri i Giligali, rubanda rwose bari kumwe na we bahinda umushyitsi. Sawuli ahamara iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko bari babyumvikanyeho, ariko Samweli ntiyaza i Giligali. Nuko abantu baratatana batangira kumushiraho. Nibwo Sawuli avuze ati, nimunzanire igitambo gitwikwa hamwe n'ibitambo by'ubuhoro. Aherako atura igitambo gitwikwa. Akimara gutura igitambo gitwikwa, Samweli arahatunguka. Nuko Sawuli ajya kumusanganira ngo baramukanye. Samweli aramubaza ati, ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati, nabonye abantu bose banshizeho batatanye, mbonye nawe ubwawe utaje mu gihe twasezeranye, kandi Abafilisiti bamaze gukoranira i Mikimasi. Ndibwira nti, ubu ngubu Abafilisiti bagiye kumfatira i Giligali, kandi ntari n'urura Uhoraho. Nuko niyemeza kumutura igitambo gitwikwa. Samweli abwira Sawuli ati, wahubutse, ntiwakurikije itegeko Uhoraho Imana yawe yaguhaye. Nyamara Uhoraho yari gukomeza ubwami bwawe kuri Isiraheli iteka ryose. Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzaramba. Uhoraho yamaze kwishakira undi muntu ashyizeho umutima, kandi niwe yashyizeho ngo abe umwami w'umuryango we, kuko utumviye icyo Uhoraho yagutegetse. Samweli ashyira nzira ava i Giligali. Sawuli yitegura kurwana. Sawuli ajyana n'abari basigaranye nawe bava i Giligali berekeza i Geba yo kwa Benyamini kugira ngo bahasange ingabo ze zindi. Ubwo Sawuli abara abantu basigaranye nawe asanga bagera kuri 600. Sawuli n'umuhungu we Yonatani n'abari kumwe nabo baguma i Geba yo kwa Benyamini, naho Abafilisiti baca ingando i Mikimasi. Bukeye Abafilisiti basohoka mu ngando, bigabanyamo amatsinda 3. Irya mbere ryerekeza Ofura mu gihugu cya Shuwari, irya kabiri i Betihoroni, naho irya gatatu ryerekeza ku rugabano ruri hejuru y'ikibaya bita icy'impyisi giteganye n'ubutayu. Icyo gihe nta mucuzi wari ukirangwa mu gihugu cyose cya Isiraheli, kuko Abafilisiti bavugaga bati, Abayisiraheli ntibagomba kwicurira amacumu n'inkota. Abayisiraheli bose bagombaga kujya mu Bufilisiti kugira ngo buri wese atyarishe umuhoro we, isuka ye, intorezo ye cyangwa itindo rye. Uko gutyaza kwarihishwaga 2/3 bya sikeli ku muhoro, intorezo, amasuka, maze bigasubirana ubugi bwabyo. Niyo mpamvu ku munsi w'urugamba nta nkota cyangwa icumu byarangwaga mu ngando za Sawuli na Yonatani, keretse bo bonyine nibo bari babyitwaje. Nuko ingabo z'Abafilisiti zirasohoka zijya mu nzira y'imfunganwa igana i Mikimasi. Nimwakire ijambo ry'Imana.